nibyo mu kiganiro cyacu rero diza reka duhere mu burasirazuba bwo hagati turebe muri iyi minsi ibiri tutagezagaho abantu amakuru cyangwa se tuyasesengura ko amakuru yarasanzwe atambuka turebe ibihari ibivuzwe ku wa gatandatu ndetse no kuri cyumweru mu gitondo. Muri no minsi ibiri rero ikintu cyavugwaga cyane kurenza ibindi ya operasiyo hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran mu kirere cya Iran aho Amerika yarimo irahiga abapilote bayo kugira ngo ibagarure. Iran nayo irimo bahiga hasi hejuru yashyizemo n'abakarani abakarani barimo hari n'umucuruzi wari wemereye abazamufata kazaba ibihumbi 60 by'amadolari. Niyo mpamvu wabonaga abaturage bose babyutse. So ubwo rero kuri ngubu nuko abapiloti bose ko ari babiri yego Amerika yamaze kubisubiza dukurikije ku makuru dukura ku ruhande rwa Iran ndetse no ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'uwa nyuma yarafite n'ipeti rikomeye rya koloneli. Ariko Iran yabaye ikigwari kunanira gufata umuntu uri ku butaka bwawe. Aho icyo nibaza uri ku butaka yahakuwe n'iki? Uri ku butaka urumva iyo bamanutse bavuye mu ndege hari koranabuhanga basigarana. Iryo rero Amerika yifashishije igenda ryerekana hari ku buryo indege we kumugeraho byoroshye mu gihe abandi bashaka batazi ngo yerekeje. Ariko ibi ngibi bisize indege enye zishwanyagujwe ku butaka bwa Iran. Izajyaga kumushaka bazirimo zari drone abazirimo rero zirimo nyine nabo bakuye bashaka koloneli. Ayo makuru rero ayo gaye aragoye tangira inkuru neza ntunjijishe. abandi babahigi ababona abahigi bashiro 60 by'amadolari yo bigiye babireba. muracyari gifu isosi iragiye amata barayajyanye. Urumva ku ruhande rw'abantu nk'ibiro ntaramakuru by'abongereza Reuters kaba ariho mfata ndeke kureba babandi bo ku RGC by'abanyamakuru bya RGC byo biravuga ko byavuganye n'umusirikare umwe wo muri Amerika ukomeye akemera ko indege nke za hano zari mu bahigu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahanuwe na Iran harimo izo mu bwoko bwa C-130 ebyiri isanzwe itwara abasirikare iyo ngiyo yego zishinzwe n'ubundi bintu bya transport harimo n'itwa Black Hawk ni za kajugujugu ni za helicopter ebyiri zose bamaze kuzitereka hasi ariko ntabwo abari barimo nabo barimo baravugwa niba babashije kuba batabarwa ariko byanashobora ko batabawe kuko zari indege nyinshi ariko ibi nanone byerekana ko Amerika irakaze. Amerika iteye ubwoba niba ikura umuntu ku butaka wageze ku butaka ntabwo ikaze ikirere baragifite aho ntabwo ikaze. Reka nkubwire ukuntu Amerika twakabaye tuyitekereza kuri iki kigero. Iyo niba abasirikari indege imwe yararashwe bakaza gushaka koloneli bifite ishingiro. Icya kabiri yafashwe na Iran abanyamerika bashobora gutera White House bagasohora Trump bamuhora uwo musirikare baramutse bamwerekana kuri televiziyo akajya uza kuvuga amakuru y'intambara y'iwabo. Yego Amerika byaba bibi rwose na Iran ntekereza ko kubitamufashe byayifashije ko bishobora kongera ibyago. Ariko ni ukuvuga ngo niba hari izindi ndege nke zikurikira iyi ngiyi ya gatanu zije guhiga umuntu yarangiza bakamubona ko kwenda kuko bayavuye bayajyanye ikoranabuhanga ariko barangiza indege zindi enye zikagwa. Icya mbere kuko hatarimo kuvuga inkuru yuko n'abari bayirimo nabo bashaka nuko bo bapfanaga nazo. Ubwo se niba imwe ntibifite babiri hari indege ingi niyo bashwanyaguje izi nizo bashwanyaguje iri bashwanyaguje vuba ingi ni ya vuba. Hari n'indi foto nari mpaye Diodone yerekana iyo ndege ya C-130 iri kumwe na za helicopter ebyiri yaranagaragaye cyane. Hari yari kubaha igitoro ariko inatwara n'abasirikare. Ubwo nibyo Iran ivuga ko yashwanyaguje. Ubwo no musirikare niba yabyemereye Reuters mbona amasoko yayo yagerageje muri iyo nkuru niyo mva ariyo nkotinze kuko bemera yuko urumva Reuters yavuganye iba yatwaye umuntu iyibona imbere ariko igenda naho igitoro ziriya iragiye ariko irimo iratanga na benzine ku zindi. Urumva ku ruhande rumwe niba bemera ko babiri bamaze gusubira mu abari muri ya indi ya mbere yego abari bahanutse hanyuma izindi enye zikajya hasi. None se dushyire mu gaciro nka koloneli wavuye muri iyo hari hamwe muri koloneli Trump rega tugiye kubisoma ibye yishima avuga ati yagarutse nyine uwo mukoloneli ntaza intambara ikurikiye
yego ari mu bantu bongeye gufata indege. Colonel. ahubwo ni bwaje Aje urabona uzi impamvu, eh urabona wa wundi weguye wari ushinzwe igihebe, urabona umugaba w'ingabo, bari abantu bose bagiye ku ntambara kuri fronti, bumva ubushyuhe ubw'ubutayu n'ubw'isasu. Nk'uriya rero igihe yari ari mu butayu arimo yihishahisha ategereje uza kuhamukura, yari yamaze kwitegura ukuntu azajya avuga bamufashe, yari yamaze gukora plan. Abicitse rero gusubirayo bizagorana. Umuperezida uzasimbura Trump nagira indi ntambara ashaka gutera akaba hari inshingano yamuhaye, azamugora. Bizagorana. ubwo rero dodose nadushire byatangajwe na Trump nyuma y'iyo operation. Colonel amaze kuboneka, Trump avuga ati rwose mu masaha ashize turi muri operation ikomeye cyane, aho twashakishaga umwe mu bapilote bacu, ati rero twamubonye ameze neza, ati kandi uyu mugabo wacu cyangwa se ino ntwari yacu arimo irakurikiranwa hasi hejuru. Ati mu masaha 24 ashize, ati ibingibi biragaragaza yuko kuba tumubonye ari uburyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeye. Ati dufite intwaro zikomeye ku isi. Ukuntu twari tuzi Amerika, bana uribuka kera ko bayikinaga no muri filime, operation Rambo, operation z'Amerika isi yose zarindwaga mu barabanje babeshya abantu bose bazishyize muri filime. Turabanza tuzimenyera muri filime, birarangiza birakomeza. Indi operation ngira ngo yigeze kugora abanyamerika yari iyo muri Somalia. Umwarabu w'umwirabura hariya nibwo bwa mbere zira ndege zabo za Black Hawks zari zihanuwe, yaje yakamejeje, urumva, bagakubita indege niba barayiteraga n'amabuye n'ibiti byose kugeza igeze ku butaka bagafata abasirikari igiturage. Iya kabiri buriya nubwo Irani bayishenye bakayinogonora, ariko iri mu ntambara yatwaye abasirikare benshi b'abanyamerika, ku buryo n'ubu usanga hari ibibazo by'abasirikare, byongereye abasirikare barwaye mu mutwe buzuye mu bigo bimwe na bimwe muri Amerika kubera intambara ya Iraq. John nabonye umujene umwe arimo avuga ati ibintu by'abajeni bo mu iwacu mwizanisha ngo urumva ngo warwaye depression ngo ugize ibintu by'abazungu ni mu bireke. Buriya abazungu barwara mu mutwe cyane kuturusha. Kuko ntabwo ushobora kuba warahunze imyaka 15 20 uyimaze mu buhungiro, kurya ari ahamana, nurangiza ngo nuhura ngo warahetse umwana akagupfiraho undi ukamucaho yapfuye, mukaba muri ubwo buzima, ngo mbwire ngo umuntu ngo mwakundanaga nakubwira ko agiye ngo urarwara mu mutwe, cyo nuwakubyaye yaragiye usigara uri muzima ukora. Iyo ni ntuza rero ihari. Ariko intambara ya Iraq, Somalia iri mu ntambara zatumye abanyamerika bikanga. N'iyi ntambara nubwo Trump ntazi uko azayitsinda na Israel, ariko ntabwo imwamamaje, ntabwo imugize igihangange, imugize umusirikare urimo, imugize perezida urimo kurwana, mu gihe twari tuzi ngo igiye kumugira perezida w'igitangaza. Uzi ko iyi ntambara ahigeze kuri iyi ntambara ya Trump ni yarasha, wasanga arasha yarabaye igihangange kumurusha. Ariko ibi byose bihita byerekana ko bya bihugu byari bihangange, ko bavugaga Uburusiya na Amerika. Uburusiya butangiza intambara, Perezida Putin yaravuze ngo nundi wari wese uzagereza ko twitambika imbere tuzamusanga ku isoko. Muri disikuru ya mbere intambara itangira, ariko reba intambara niyo mu kwa 2 2022 tugeze mu kwa 4 2026. Iyi ntambara irimo irinjira mu mwaka wa 2025, kandi uko tubibona ntabwo tubona ko iri hafi kurangira. Iriya ntambara intego z'Uburusiya turabona ko zitarapfa kugerwaho 100% izo bashaka. Icyo navugaga ugereranyije Putin na Trump, bose n'abaperezida b'ibihangange n'ibihugu by'ibihangange, ariko ukize ku munzani Putin wavuga ko iyi ntambara yayitsinze ugereranyije nuko Trump atsinda iyi arimo. Kubera ko icyo gihe Amerika yabaye nk'iyoroha mu ntambara ya Ukraine na Russia, ari uko Biden avuye ku butegetsi bwa Amerika. Ariko agihari yari intambara iri irwano,
ntekereza ko Biden yaba agiharinya ngo aba yaratanze n'abasirikare bo ku butaka abantu bose bari kujyayo. abanyaburayi uzi ko bari barahagurutse, uzi ko umuyobozi wa UN yajyaga gusura yari sapoti kuri ntuza kuri Ukraine. Yigeze no kujyayo aho yari yasuye, bageze hirya nko muri metero 100 baraharasa. Reka tukwereka ko nawe aho uri tuhazi twakabaye tukurasa, ariko sicyo tugamije. Yego. None areba Putin nibura asunitseho, afite ibice yigaruriye, arabifata arabigenzura. Trump aje aramuga ati mwumvikano abigumana ariko tuzi mu icyo gihe byonyine umuntu kugutera yatewe n'ibindi bihugu by'Uburayi na Amerika akagumanaho, mu by'ukuri usibye kubuyu yarisha abayobozi. Yego. Iyi ntambara nta kindi ayikozemo kimugira igihanga. Ku rundi ruhande rero Trump yatanze ku itariki 6 z'ukwezi kwa kane zo kuba Iran yafunguye umuhora wa Hormuz, itawufungura bakarasa ibikorwa byose bikomoka ku ngufu bya Iran. Trump rero kuri uyu munsi yavuze yuko tariki 6 ari kuwa mbere, rero kuwa kabiri uzaba ari umunsi, Tuesday will be power plant day, cyangwa se kuwa kabiri zaba ari umunsi wo kugaba ibitero ku bikorwa by'ingufu. Ati ndetse n'ibiraro, ati zaba ari na bridge day, zaba ari n'umunsi nyine wo gushwanyaguza ibiraro. Yego. Ubwo ni ibikorwa remezo by'ingufu, byose biherereye kuri Iran by'ubutegetsi. None ariko ibindi sinzi niba ndi bubisome kudose nabishyireho, araho yanditse atukana. Iriya jambo nabishatse ndaribura. Irihe? Ariko niryo gusa kuri rapid response ni ntuze yabo itishyiraho ibintu perezida avuze, bari nyonze baje kuri kuramo bari kuri rapid response. Urumva you crazy bastard. Mu Kinyarwanda nta busobanuro rifite. Igisobanuro kirahari ariko cya fake. Reka mvuge cya fake ariko kirahari. Ati you be living in hell, timugomba kuba mu kuzimu. Ariko ndatekereza cyagiye bakuru nimwirebere ati praise to be to ara yashyizeho na ara. Dizayo ntago Trump yabyandika, ntabwo yabyandika Trump yabyanditse n'ukuri. Ni mpamvu yo Mungu kuko runo rubuga rwabo ndubaho nako. Reba uze uraza kubibona ahubwo bashaka kuba wenda nyuma bisabye ariko biriho. Kuko rapid response iyo ihita ishyiraho byose, buri kintu cyose nyine umukuru w'igihugu apostinze ihita ibishyiraho. Ariko yabyanditse kuko hari n'ibindi byankuba bagiye babisharinga, ariko nibyo nyine nagiye nkubwira Trump ibintu yandika hari igihe ubireba nawe ukavuga se uyu muntu ni umuyobozi w'isi, ntabwo ari we wabyanditse, niwe wabyanditse, bikakuyobera kuko aratukana cyane. Ariko abanyamerika baratukana. Ariko akakamuyakana. Ubwo bivuga yuko kuwa kabiri biraza kuba umunsi cyabaye kuko urubuga rwabo dore ndubaho gutyo rwitwa True Social. Hano yabyanditse ahubwo bari abantu bantuze batinye kubishyiraho. Yabyanditse kuko niyo post iheruka. Ese n'ubonye niyo Trump w'ibintu yandika, baze ko natwe kubisemura bitunaniye. Oya ntabwo bitunaniye kubisemura, ahubwo imvugo icyo bisobanura. Iyo mvugo kuyibwira abantu bumva ururimi rwacu bashobora kwifata ku munwa bakavuga ati abanyamakuru nabo karabaye basigaye barataye umuco. Ariko intusi nabonye ariko isigaye nyine iyobowe n'abantu bamwe na bamwe bavuga amagambo wajya kuyasesengura kavuga ati ubundi ibi ngibi ntabwo twari tubimenyereye ku bantu bakuru. Nisigeze Trump n'abamureba bavuga ko atari umunyapolitiki, ariko ati Trump ntabwo yitwara nk'abanyapolitiki. Ko abasesenguzi bavuga ko abanyapolitiki ni umuntu ushobora kwizeza ibintu. Abanyapolitiki se abapasiteri burya ngo bisigiye akadirishya ko kuba basohokeramo, uko bakubwira ati mutegereze kuko n'uwo bizera utuma bakora ako kazi yababwiye kazaza nk'umujura. Dutegereje umunsi azazira ntituzi. Umunsi wo kujya mu ijuru rero ntabwo turawumenya. Andi makuru wenda muri intambara nuko mbona Oman na Iran ngo bari mu biganiro gakeya byo kuba bareba uburyo bafungurira umuhora Hormuz. Kuko kiriya gihugu cya Oman nacyo kiri mu bihugu bitesekarira hariya, ariko kimeze no ku ruhande rumwe kinumvikana na Iran mu gakeya kuko ni nacyo wowe ushize cyari cyagezwe umuhuza
muri bya biganiro byapfubye n'uyu munsi rero ibiganiro nubwo babyimuriye kuri Pakistan ariko ngo na Oman biri hafi baganira ariko uyu muperesi ahantu ageze ntabwo agirwa inama ndakurahiye uko impande n'impande arimo ararasa ngubu ndimo ndabona bavuga ko barashe ku bubiko bwa peteroli muri kino gitondo bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Bahrain bavuga bati turimo kugenda duhorera ibikorwa byacu byagiye bisengwa birimo na cyakirara ati turakomeza kubarasa bigaragara ko ku ruhande rumwe aba bagabo nabo misile zabo ntizirashira misile zabo ziracyari ejo bundi televiziyo yabo ERIB yerekanye amashusho ngo ya ERGC yerekana ahantu hari base zirimo za ntwaro munsi y'ubutaka kavuga bati byo murasa ngo nibyo tuba twasetinze tubabeshya ariko nanone ntabwo wabigizera kuko mu ntambara ikinyoma kirihuta kurusha ukuri ubwo rero Iran uzi ko igiye ifite indi mitwe igiye itandukanye hirya no hino hari mu karere abahuti bo muri Yemen aba nabo rero barashe ku kibuga cy'indege cya Israel cyitwa Ben Gurion airport giherereye ahitwa Jaffa kavuga yuko barashe bakoresheje amadrone ndetse n'izindi ntwaro ziremereye bigaragara ko Iran nyine uko Amerika yagiye yubaka ibirindo hirya no hino nayo yagiye igerageza kuko bita hirya no hino iyi ntambara rero reka mbereke dushaka dutangire twige kugenda naje gake gake iraza kudukora naje gake gake urabona wari umaze no kutubyibuhana Sadadi yari amaze kutubyibuhana ubwo nyine Trump ukurikije uko iyi ntambara imeze mu by'ukuri warashe yaraza gusubiza warashwe arasubiza afite n'ubwo burenganzira amategeko mpuzamahanga ntabwo iyi ntambara bari bukande buto yego ngo ihagarare niyo Amerika yafata icyemezo cyo kuyivamo sinzi umubano uri busigare hagati ya Israel na Iran baturanye bari hafi uko baza kumerana kandi Israel nisa nayo nidohotse abandi bantu bagenzi ba Iran bumvaga bashaka kuyirasaho barayiha baprofita kakavuyo cyane ubwo rero bagabo rwose barakubita hirya no hino nk'uyu munsi urabona barashe amamisire 9 ndetse na drone 50 muri Leta Zunze Ubumwe icyo gihugu nicyo gihugu cyatesekaye cyane iki gihugu Leta Zunze Ubumwe z'abana nicyo giteseka cyane nacyo gipfusha benshi bagihuriraho basa nk'ariko batubatse nyirango uburyo bwo kwirinda bo ibintu byabo bafite ahubwo Iran irabatagetinga cyane kuko bafite umubano munini cyane hamwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuko hari ibigo by'abanyamerika bikorerayo za Google ariko urumva niba ari ryo rembo bagomba kubaha niho hantu rero bari gutesekarira yego ubwo abagande bari nipe abagande ntabwo babura buri munsi mu bantu bakomeretse abari mu Bugande abagande muri ntuza y'Abarabu ngewe njya uzi kugera ku kibuga hari indege ijya Dubai kandi haba hariya bajyana abakobwa n'abasore bato ufite imyaka myinshi bafite 25 nibo baba bagiye bajya gukora imirimo y'amaboko yo mu rugo ni benshi kabisa mu bantu buri munsi bagenda bakomereka kuva intambara yatangira ntabwo haboraho umujyanya Uganda abagande baba yari benshi bakomeretse yego bari benshi kibuga babuzuye n'amakuru yandi nababwiraga adafitiye gihamya y'amasezerano ngadasanzwe byose uyu muriro n'uwo mu kihe kibuga ni foto yo muri niyo muri Israel ngiye Israel bacanye barya imaze igihe gusa kira kibuga mpuzamahanga cya Ben Gurion ni ikibuga cy'indege mpuzamahanga gikomeye muri Israel bitiriye washinze Leta ya Israel washinze muri 1948 watangaje ko yigenze ese ariko buretse gato tuvuze Israel Netanyahu yagarutse ate Netanyahu harahari arahamaze no gushimira Trump kuba yababashije kubageraho baba pilote kuba babashije kurokorwa abagiye kubazana se baguye muri izo bagiye kubazana ntaga ntibabarwa bashakaga babiri uzi ikintu gihari bari bagiye kuzana koroneri niko bimeze koroneri n'undi wundi rega mukanya Iran iraza kuduha abandi bapfuye iraza kutubwira bari muri izo ndege kutubwira bari muri izo ndege bahanuwe kuko abapfuye byose abagabo nabo ibintu byabo biba biri hanze ntabwo bajya babihisha abantu bagiye bareba mu filime hari nka filime yitwaga Saving Private Ryan uwo mu private
yari afite abavandimwe be bane bose baba mu gisirikare bagiye kurwana mu ntambara ya kabiri y'isi reka twicare twumve inkuru ya filime sibyo oya ni inkuru yabayeho ariko bayikinaho filime noneho bohereza itsinda nka Platoon kujya gushaka uwo musirikare wenyine wari warokotse muri famiye yose kugira ngo bamucyure uza abantu Platoon yose yarapfuye hasigara nka babiri baba ari we bacyura uwo musirikare kuko niwe wasabwaga kuko niwe bashakaga gutaha iyo ni principe ya gisirikare abasirikare bashobora kupfa 10 bagiye kuzana umwe yego nibyo rero ubwo nibyo byo mu burasirazuba bwo hagati n'andi makuru ubwo turakomeza kugenda tuyabashakira